Reka twongere tubasuhuze abakunzi bacu bakadasohoka aho muherereye hose mu mpande enye z'isi, tubashimira ko mudahwema kutwereka ko mudukurikiye. Uyu munsi noneho tugiye tugaruka ku nkuru y'urugendo rwa Mama Shami ndetse na Shami baherutse gukora berekeza mu Buhinde, aho Mama Shami yari agiye kuvuza Shami uburwayi bw'umutima abenshi mwamenye, ndetse mwagize n'uruhare kugira ngo Shami abashe guhabwa ubwo buvuzi, ndetse tunabashimira cyane ko Imana yabakoresheje mukabasha gukora uko mwari mubishoboye. None aka kanya tukaba tugiye kuganira noneho turebe ngo Shami amerewe ate nyuma yo kugaruka avuye muri urwo rugendo, abayeho gute, ese yarakize? Ngira ngo benshi mwagiye mubikurikirana umunsi ku wundi uko ubuvuzi bwagendaga bumukorerwa cyangwa se bumuhabwa, abenshi mwagendaga mubimenya nk'abari bakiri ku rubuga, ariko hari n'abandi bari baravuye ku rubuga kugira ngo habone nuko abandi baza. Aka kanya rero tugiye gukora urugendo twerekeza mu rugo iwabo wa Shami, aho nzi yuko abenshi mwamaze kuba inshuti za Shami, nubwo abenshi atarabasha kumuterura cyangwa se atarabasha no kuvuga nibura ngo namujye mwumva n'ikimuturukamo, ariko abenshi ndabizi ko mukunda Shami. Niyo mpamvu rero tugiye gufata aka kanya tugakora urugendo tukerekeza mu rugo, tukaganira n'ababyeyi ndetse mukumva nabo icyo batekereza. Ngira ngo abenshi muheruka kubona Shami arwaye, ariko aka kanya mukeneye no kumubona ari muzima. Hari benshi mwifuza kuba mwamusura bikaba bitarabakundira, nubwo muzabikora, ariko aka kanya reka njye mbagireyo kugira ngo mubashe nibura kumenya uko amerewe, kandi mbashishikariza gukurikirana ikiganiro cyose turi buze kugirana kugera ku musozo. Nawe utarakora subscribe rero kora subscribe kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho mu bantu. Barambwira bati operasiyo yo izakorwa ariko ni ukumusatura mu gatuza, tuzahabaga, ariko icyo tuzamukorera tuzakimenya ari uko tugezemo imbere. Hashize umwanya rero, hashize amasaha 6 n'igice, nibwo baje kumpamagara bati ngwino urebe umwana, twavuye muri salle d'operation. Tugezemo rero dusanga kana bakestaye ibintu, umva nta rugingo rwe na rumwe rugaragara, ari mu mazuru, ari hano mu mutima hacometsemo ibintu, ari hano ku tuguru tuziritseho ibintu by'insinga, ari hano mu mugongo aryamye mu nsinga nk'iz'amashanyarazi, hose yestaye ibintu, bamwestaye pe, n'ibicanye amatara menshi. Muri urwo rugendo Mugisha agiyemo na bebe bakarusohora amahoro, natwe kandi abari basigaye dusigaye dusa naho twihebye, twibaza ngo se bizagenda bite, bizarangira bite, ariko urumana no Imana dukora bikomeye. Umwana na mama we bakongera bagahindukira amahoro, turumva tunezerewe. Rero ibi byishimo tubigira dufite uyu mwanya turabikesha abo bavandimwe, izo nshuti zakomeje kutuba hafi, nabo Imana izakomeze kubishimira kandi yongera ibyishimo nabo mu miryango yabo. Twongere tubasuhuze inshuti bakunzi bacu aho muherereye hose mu mpande enye z'isi zitandukanye, twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze, ariko by'umwihariko reka dusuhuze inshuti za Shami ndetse n'umuryango we. Aka kanya mukamubona ko twongeye kubasura, igihe duherukira hano duherukayo kera Shami ubona nta tubaraga, ariko aka kanya ngira ngo mwabibonye ko arizihiwe, ari nacyo twishimira ndetse tunashima Imana yayoboye iki gikorwa cyose, yababashishije kugenda urugendo rwose bagenze nta gucika intege, nubwo hari harimo kwiheba abana b'abantu, ariko n'Imana yacu nayo yatubaye bugufi. Niyo mpamvu aka kanya twaje kongera kubasura ngo turebe uko Shami ameze, ndetse tugire n'akanya ko gushima Imana ko yatubaye hafi kandi n'ubu iki turi hafi. Reka rero mbere yuko dutangira ikiganiro, hari ushobora kuba agiye kubona Shami ku nshuro ya mbere, ndagira ngo ntangire nakira ababyeyi be batwibwire kugira ngo nubabonye bwa mbere nawe dukorane ikiganiro nibura abazi. Reka tubakire. Murakoze. Yango mwatangira mubibwira. Yego, nitwa Mukakarisa Veneranda, ndi Mama Shami.
ndi mu mashami n'abandi bana bagiye ku ishuri, ntabwo ari ishami wenyine dufite, hari n'abandi bana bagiye ku ishuri, hari 2 bakiga muri primaire, hari n'undi uri muri segonderi na shami. Yego, murakoze. Nitwa Manirakiza Mariko, nanjye nkaba agiye papa uyu mwana Shami, tukaba dutuye mu kagari ka Ngoma, umurenge wa Ngoma, akarere ka Huye, mu ntara y'Amajyepfo. Murakoze cyane, ngira ngo abadukurikiye bose bamaze kumenya ndetse bumvise yaba ari amazina ya Shami ndetse n'ababyeyi be, ndetse bumva ko hari n'abandi bana nubwo badahari, ngo twese turi kumwe nk'umuryango wose. Ariko reka kubera ko abagiye ku ishuri nyine badahari, tugiye kuganira n'abahari. Reka ntangire mbibariza, ndahera kuri mama Shami, mubaza uko urugendo rwamugendekeye. Ibyo ari byo byose harimo imvune nyinshi, harimo umunaniro, ariko ndagira ngo atangire atubwira uko urugendo rwagenze. Ntabwo byoroshye kuruvuga rwose, ariko ni ukutubwira muri make. yego murakoze. Urugendo ntirwari rworoshye, nibyo koko, cyane cyane ko narukoze mbabajwe n'uyu mwana cyane, kuko yari afite ikibazo gikomeye, ariko nanone nkumva ngiye mfite ibyiringiro kubera ukuntu Imana yakoreye mu bantu nabo baremera bakoreramo, baradufasha tugera ku rwego rw'uko urugendo rushobora gukorwa tukajya kuvuza umwana. Ari nayo mpamvu ntangira mbashimira cyane abantu badufashije muri uru rugendo, mu gihe twebwe twari twihebye cyane tuzi ko bidashoboka, ariko abantu baradufashije cyane, barakoze bose, abo tuzi n'abo tutazi. Hari ab'inshuti twagiye tubona, inshuti z'inshuti zacu, abo bose ntabwo tubazi, abo tuzimo ni bake cyane, ariko bose Imana ibaha umugisha. Inshuti zagiye zizana izindi nshuti, bigera ku rwego rw'uko urugendo rugomba gukorwa. Ndabashimiye cyane, Imana ibaha umugisha. Ubwo rero ubushobozi bukimara kuboneka, mukimara kudutera inkunga, ubushobozi bukaboneka, urugendo rwaratangiye, dushaka ibyangombwa nabyo birihuta. Icyabanje kutugora ni viza, kubera ko twari twabuze umuganga wakurikiranye uyu mwana, twari twamubuze ngo twuzurize impapuro, ariko byaje kurangira tumubonye birakunda. Ubwo rero urugendo ruratangira, tujya ku kibuga cy'indege. Papa Shami niwe wamperekeje na mukuru wanjye, uwo muzabona ku rubuga witwa Nibonka Jacqueline, ni mukuru wanjye. Baramperekeza, hari nijoro. Icyo gihe bangejeje ku kibuga cy'indege nka saa 3:20, turi buhaguruke saa 5 z'ijoro. Ubwo turagenda, nari jyenyine kuko twashakaga ko hari umuntu ushobora kumperekeza, ariko kuri ambasade barabyanga, ngo Ubuhinde buri kwakira abantu bake cyane kubera corona, nta murwayi ujyana n'abarwaza 2. Ubwo umurwaza rero umwe yagombaga kuba jyewe mama w'umwana. Ubwo ntibyari byoroshye cyane, ndafata urugendo, Shami mushyira mu mugongo, turagenda, ibyangombwa turuzuza kuri kibuga cy'indege hano iwacu i Kanombe, dufata urugendo turagenda. Ahantu byangoye gatoya ni igihe tumaze kuva hano iwacu, kuko urumva hano ku kibuga cy'indege hari abana b'Abanyarwanda nyine baramfasha. Hari n'umuvandimwe ndamushimira cyane witwa Sharire, yaramfashije cyane, Gahigi Sharire. Yabwiye abantu bo mu ndege bati umubyeyi umeze gutya na gutya mumufashe. Barafashije rero, tuva hano i Kigali nta kibazo ngize. Tugeze Mumbai,
niho habayeho akabazo gatoya ariko nako kadakomeye, kuko urumva nari maze gutandukana na Rwanda Air ngiye gufata Air India. Uko mu kibuga cy'indege nabwo abaganga bari banyandikiye urupapuro runyemerera ko abantu bo ku kibuga cy'indege ngezeho bamfasha. Ndarubereka baramfasha, nari maze kunanirwa cyane kuko na Shami yari amaze kunanirwa arira agira ate amata ntabwo yari yanyweye neza, nari nasabye amazi ashyushye mu ndege nyine mukorera amata ariko ubona ntayanyweye yarashonje, mbega urugendo rwari rwamutonze. Ubwo tuhageze nyine ngenda nuzuza impapuro nk'uko ingendo zose zikorwa, mbona ndabirangije, duhita dufata indi ndege itujyana Delhi, ahitwa New Delhi. Turagenda, tuhageze rero ariko mu ndege nkaba najyanye n'umukobwa w'umunyanigeria, twagendaga tuganira, twaganiriye gato tukiri ku kibuga cy'indege i Kigali. Twinjiye mu ndege ntitwicarana, ariko ngeze muri aerogare ya Air India ndahamusanga, mbona ko twazanye muri Rwanda Air. Ndamusuhuza, ndamubwira se werekeje? Arambwira ati nerekeje New Delhi. Numva ko dufite urugendo rumwe. Yavugaga Igifaransa n'Icyongereza, indimi zombi yarazivugaga. Tuvugana Igifaransa nyine, nta Cyongereza jyewe nzi, ariko ndamwiyambaza kugira ngo amfashe byibura ahantu tugeze, ahantu tuza kugera New Delhi azibuje kumfasha, kuko nta hantu nari nzi cyane, kuko bari bambwiye ko nimpagera ndi buhagarare ku nkingi ya 5, ariko ikibuga cyaho ni kinini cyane ku buryo wabonaga udashobora kwibona rwose udafite umuntu kuyobora. Uko umukobwa arabinyemerera, turajyana. Tuhageze nari mfite agakapu karemereye karimo amata y'umwana n'ibiryo bye n'utundi nifashishaga, n'umwana yamaze kunanirwa. Umukobwa aramfasha cyane, agakapu arakantwaza, turagenda tugera ahantu bategerereza imizigo yacu. Tuhageze rero hakaba hari undi muvandimwe wari wahamagaye abantu bo muri ambasade witwa Papa Juru. Papa Juru nawe yaradufashije, yahamagaye abantu bo muri ambasade arababwira ati muze kujya kwakira umuvandimwe wanjye uje kuvuza umwana mumufashe. Ubwo twahagaze aho n'uwo mukobwa w'umunyanigeria dutegereje imizigo, numva umuntu inyuma yanjye arambwiye ngo uraho. Nkebutse ndavuga se noneho numvise umuntu uvuga Ikinyarwanda koko aha hantu. Abantu b'abagabo babiri baransuhuza, umwe yitwa Emile, undi yitwa ndetse mwibagiwe, n'uwitwa Prosper nawe yarambajije ati se wahageze? Nuko Emile rero ati uraho. Nyabutse mbona abagabo beza cyane b'Abanyarwanda, ndabasuhuza. Barangije barambaza bati werekeje? Mbabwira ko ngiye Medanta, ku bitaro bya Medanta. Nuko ariko ya nkingi ya nimero 5 nkaba wa munyanigeria yari yayinyeretse, yari iri inyuma yacu gutya, nuko ahantu butazi nyine ntabwo uri ubona. Turagenda rero, ba Emile banshakira imodoka iranjyana, bahita banjyana ahantu kuri hoteli icumbikamo Abanyarwanda benshi pe. Nasanze Abanyarwanda barimo bamwe batashye, ariko abandi barimo baranyakiriye. Duhitira kuri hoteli irimo umuntu w'umusirikare urwaje umudamu we, umusirikare witwa Muhirwa. Ubwo Emile nyine abwira umushoferi ati umujyane kuri Golden Hotel, niho nshaka ko uyu muntu ajya, kuko Abahinde iyo bagufashe nyine, iyo bagize Imana bakabona umukiriya bahita bamujyana mu zindi hoteli zabo, bakaba banaguhenda mu mpamvu zitari ngombwa. Ubwo rero umushoferi arantwara anjyana muri Golden Hotel.
mpita mpurirayo n'abandi banyarwanda bene wacu baranyakira, Imana ibaha umugisha. Bukeye rero nibwo twatangiraga gahunda yo kujyana umwana kwa muganga, ariko hagati aho hari umwana w'umusore w'umunyeshuri uhari witwaye Aimable, nawe yaramfashije mu kuvuza umwana. Ubwo bwarakeye tujya gushaka abaganga baratwakira kubera ko shami bari bamuzi, randevu ye nari nyifite. Tuhageze rero hari ikizamini bagombaga kubanza kumukorera kugira ngo barebe niba operasiyo izakorwa cyangwa itazakorwa, kuko hari igihe bamukorera icyo kizamini bagasanga byararenze ntacyo bagikoze. Ubwo tutegereje gukorerwa examen, nicaye gutya ku ntebe ndindiriye umurwayi umwe ngo avemo nanjye ninjire, ishami aba yatse umuriro ntazi ahantu uturutse pe. Umwana yaka umuriro uramurenga, wa musore wanjye nawe umfasha mu rurimi rw'icyongereza aba yigendeye ntahari. Ubwo abanasi batambutse ndababwira n'umwana afite umuriro, baje yakozeho gutya n'intoki yumva arahiye, ahita agenda azana terimometere, bashyizeho basanga umwana afite umuriro mwinshi cyane. Barambwira bati rero nta kintu twagukorera ubu, umwana afite umuriro umeze gutya, turabanza dushaka ikintu giteye ikibazo cy'uyu muriro. Ubwo duhita twinjira ibitaro. Ubwo ibyo kuvuza umutima biba birahagaze, baba bagiye gushaka igiteye umwana umuriro. Bamufata ibizame byinshi, baza gusanga ni infection virale kari gafite. Baramuvura, bamutera antibiotique. Ubwo icyumweru cyose cyabaye cyo kuvura infection virale. Turyama mu bitaro bakamutera antibiotique, umuriro wanga gushira pe. Buri mwanya bakaza kureba ko umuriro washize ngo bajye kumukorera, bagasanga wapi. Nuko icyumweru cyose tukimaramo. Hashize rero iminsi nk'ibiri irenga ku cyumweru kimwe, nibwo umuriro wacogoye. Noneho barambwira bati umwana dushobora kumukorera angiography. Cyo ni cya kizamini bagombaga kumukorera. Nacyo nticyoroshye kuko kwari ugutobora ahangaha mu ntantu, aha gutya, aha bari barahatoboye. Bakazamukamo nyine mu mitsi ya hano mu ntantu, bazamuka kureba mu mutima niba iyo operasiyo ishobora gukorwa cyangwa se niba bazakoresha angiography bagahoma ya myenge, kuko nabyo birakunda batamubaze badasatuye. Igihe twenge ari dutoya bakoresha angiography bagafunga imyenge. Bakoze angiography rero basanga imyenge ni minini cyane, bagomba kubaga. Barongera barasubiranya hepfo, barambwira bati operasiyo yo izakorwa ariko ni ukumusatura mu gatuza, tuzahabaga, ariko icyo tuzamukorera tuzakimenya ari uko tugezemo imbere. Simbabeshye rwose, nahise ncika intege, numva morale zirakatitse, numva ibyiringiro biragiye, kuko hari igihe ngo bafungura nyine bagasanga ntacyo bagikoze, bakongera bagasubiranya bakaguhereza umwana. Ariko aho ngaho rwose ndashima Imana ko yakoze imirimo. Nacitse intege cyane, numvise bambwiye bati icyo tuzamukorera tuzakimenya tugezemo. Abo mu Rwanda nabo, aba bapapa shami n'abo ba nyina wabo n'inshuti zacu bakambaza batese umwana bazamukorera iki, kuko yagombaga gukorerwa ibintu bibiri: kumubaga bakahoma imyenge cyangwa gufunga umutsi ujyana amaraso mabi mu bihaha gusa, bakafunga uwo mutsi imyenge bakayireka, ntibagire icyo bakora. Kuko n'abaganga bari bambwiye ko bashobora gufunga uwo mutsi gusa ariko umutima ntibagire ikintu bakora. Noneho abavandimwe rero na papa shami bambaza agiye nka buryo nsubiza, nababwira jewe umwana baramutwaye ariko mu by'ukuri ntabwo nzi ikintu bamukorera pe, kuko tubajije umuganga ugiye kumubaga, abaganga bose warababazaga bati umuganga uzamubaga niwe uzababwira.
uzamubaga nawe tumugezeho ati icyo mukorera ndakimenya ngezemo. Ubwo nyine mpita mbabwira n'umuganga ambwiye gutyo, aho bari nabo bumva bataye ibyiringiro, baravuga se umuganga utavuga icyo agiye gukorera umwana aho biri bukunde. Ukana baragatwara rero, barangije batigendere muri hoteli ujye kuruhuka, bagatwaye nyine bakajyanye muri salle d'operation. Nanjye ndavuga n'umutima wanjye ntabwo wanyemerera kuruhuka umwana bamutwaye. Njya ahantu muri salle ahantu abantu bategerereza, barambwira bati operation iramara amasaha 5. Umwana ajyamo, nanjye nicara muri icyo cyumba, ndicara ndasenga, amasengesho agera bararangira, ariko numva ko Imana yumvise nyine, nigira kuri WhatsApp nkajya nsubiza message abantu bampaye, nabuze umwanya wo gusubiza niki. Operation iraba amasaha 5 ararangira, mbona umwana ntibamumpaye, iya 6 irarangira, mbona umwana ntibamumpaye. Noneho ntangira gucika intege pe, n'umubiri numva noneho urananiwe. Hashize umwanya rero, mu masaha hashize amasaha 6 n'igice, nibwo baje kumpamagara bati ngwino urebe umwana, twavuye muri salle d'operation. Turagenda, mpamagara wa muhungu umfasha mu rurimi, araza, tugenda kureba ahantu kari mu cyumba cy'indembe muri ICU. Tugezemo rero dusanga kana bakesta ibintu, umva nta rugingo rwe na rumwe rugaragara, ari mu mazuru, ari hano mu mutima hacometsemo ibintu, ari hano ku tuguru tuziritseho ibintu by'insinga, ari hano mu mugongo aryamye mu nsinga nk'iz'amashanyarazi, hose yestaye ibintu, bamwestaye pe, n'ibicanye amatara menshi. Dusanga karaho nyine kavuye, karacyasinziriye ntikarava mu kinya. Ariko umuganga aratubwira ati operation yagenze neza, umwana ikibazo yari afite ku mutima twagikosoye, yari afite imyenge 2 minini twayikosoye, yari afite ikindi kibazo cy'undi mutsi wo ku mutima, akandi kavalve gafite ikibazo nako twagakosoye. Umwana ibintu byose twabikosoye nta kibazo, operation yagenze neza, byose twabikosoye. Akimara ko njye mbabwira ngo nahobeye umuganga bakanseka, narahise muhobera pe, ndavuga Imana irakoze, nawe aremera rwose ati, ariko ubwo nkabikora ndira amarira reka. Akambwira ati humura wirira, umwana yakize, byose twabikosoye nta kibazo yari asigaranye ku mutima we, byose twabikosoye. Nuko umwana baramuvuye gutyo, turategerera muri ICU iminsi, ku munsi nkajya njya kumureba inshuro 3, ngiye gutanga amashereka yo kumuha. Bwa mbere ndayabona, ubwa kabiri ndayabona, ubwa gatatu neza mbura na gatonyanga. Nuko barangije bamuha amata. Igihe kigeze rero mu nzu y'indembe tuvamo, tujya muri chambre, baramukurikirana. Umwana bigenda neza, umva kuva operation yarangira nta na kimwe cyasubiye inyuma, byose byagendaga neza. Yari yamana igikora pe, byose bigenda neza. Bakwinjira bagapima ibyabo, bati good, bakambwira bati humura umwana ariho arakira, biri kugenda neza. Bigenda neza cyane. Hageze igihe cyo uko bigenda neza niko bagendaga bagabanya ibintu bimuriho, ibyo bamwambitse byose bagenda babigabanya. Noneho asigaranye serum hano ku kaboko, asigaranye n'utwo tuntu tumucometsemo hano mu mutima, akiri no kuri oxygene batinze kuyimukuraho, kuko bayimukuyeho dusibira rimwe bahita badusezerera turataha. Oxygene yayitinzeho cyane ku buryo na hano yari yaracitse ibisebe kubera gufatisha amasiparadara iriya migozi ya oxygene. Nuko igihe kiragera, oxygene bayimukuraho kugira ngo barebe uko ahumeka, kuko barambwiye bati hari igihe tumukura kuri oxygene bigasubira inyuma, tukaba twakongera tukayimusubizaho tukamutera n'indi miti. Oxygene bayimukuraho, yirirwa neza pe, arara neza,
buracya mu gitondo bambaza uko meze, nako bararaga bareba nabo abari aya mazamu. Nuko umwana rero oxygene bigenze neza, babonye nta mwuka gikeneye, igihe cyo gukuramo utuntu bari baramucometsemo. Ubu hano yaracometsemo utuntu twinshi, hano aka gapande udutoboro twombi hari hacometsemo utuntu tubiri tujyana hejuru, na hano hacometsemo utundi ubona tumeze nk'udufite insinga ukuntu. Hano ubona agatuza rwose barakacometsemo utuntu twinshi cyane. Noneho igihe cyo kuducomoramo nacyo baramutwaye biyirirwamo umunsi wose, kuko bagombaga kumutera ikinya kugira ngo badukuremo. Nuko baramujyana baramwiriranwa, batumukuramo. Bamaze kutumukuramo baramungarurira, yarembye nanone yatse umuriro. Bamuba hafi, bamuha imiti, barambwira bati humura, niko bigenda iyo twakuyemo utu tuntu haba hagomba kubaho ingaruka mu mubiri. Aragenda yakumurira umwana, asubira inyuma, ndavuga semana noneho tugiye kongera gukubitamo ikindi cyumweru. Ariko ni ibintu byabaye umunsi umwe, muri uwo munsi bakibumikuramo. Bukeye yirirwa neza, na bukeye bwaho yirirwa neza, nibwo bahise badusezerera turataha. Tujya muri hoteli twari ducumbitsemo, noneho tukajya tuza gupfukisha buri minsi 3. Ariko nta nubwo bamupfutse iminsi myinshi, bamupfutse 2 gusa. Ubwa mbere bakuyeho igipfuko cya mbere, ubwa kabiri ni igipfuko cya nyuma bakuyeho, bahita badusezerera bati mushobora kwitahira iwanyu mu Rwanda. Hanyuma ibisigaye bamwandikira imiti, ubu afite imiti ari kunywa, hariyo azanywa ukwezi kumwe, nkahita njya muri ecography hano iwacu Kanombe. Hanyuma ibyo ecography ibonye tugatanga raporo mu Buhinde. Ni ukuvuga noneho ibyo umwana azajya akorerwa tuzajya dutanga raporo mu Buhinde, batubwire icyo tugomba gukora ikigezweho. Ngayo nguko nuko urugendo rwagenze. Igisigaye ndumva ari ugushima Imana no kwizera ko shami wacu yakize, kuko kuva bamubaga bamuvura ubona yaratangiye kugira ubuzima. Arakubagana, uraririmba agakoma mu mashyi, arashaka kubyuka akiyegura. Ariko ibyo kwiyegura byo, kuko n'ubundi buriya nagiye mu Buhinde mfite gahunda y'Igatagara, bambwira ko tuzabimujyana muri physiotherapy bakamukangura imitsi n'ubwonko kugira ngo yibuke ko agomba guhaguruka no gukambakamba, mbega gukora nk'ibyo abandi bana bakora. Ubwo rero urugendo nuko rwagenze, tukaba dusigaranye urundi rwo kujya Gatagara, narwo twizeye ko ruzagenda neza. Imana iri kudufasha, iri kubikora rwose. Murakoze. Urugendo hari ikibazo nibajije, nk'abantu bajya kwa muganga wenda bajya babona ukuntu serivisi zo mu Rwanda zikorwa, wenda hano CHB hari igihe wagera ugasanga buri kanya barakubwira ngo fotoza ngo gira gute, nyine bakagutuma utwangombwa tugiye dutandukanye. Serivisi za hariya zo wabonye bimeze gute? Serivisi za hariya ni nziza cyane. Icyambere cyo uhagera bakuzi kuza, baba bamaze kukwitegura. Ibyo byo gufotoza impapuro rero ntabwo biba cyane, kubera ko aho ugiye kwishyura nibo bahita bagufotorera ibyo bakeneye. Bagahita babishyira muri dosiye yawe, ntabwo rwose wirirwa wirukanka ngo ugiye gufotoza cyangwa ugiye, kuko n'ahandi naho ujya kunyura mu byuma haba hari ababrancardier bagutwara. Ubu nge nicaraga muri chaise roulante nkikiye umwana bakantwara, niba ari muri etage ya 9 ukicara muri esanseri bakakujyana wicaye mu gatebe, bakakujyana bakanakugarura ku gitanda cyawe. Ni ahantu hari serivisi nziza cyane ku buryo nta murwaza uvunika, n'umurwayi ntavunika. Imvune wagize ni iz'amajoro wagombaga kurara kugira ngo ataza kwinyeganyeza by'amaserumu cyangwa se ibindi bintu bari bamucometseho bikaza kuba byamugiraho ingaruka. Yego, nizo zonyine rwose, kuko n'imiti ni abanasi baza bakamuha, na pampers baraza bakaba aribo bayihindura.
ubundi gihe icyo nacunganwaga nacyo ni iyo migozi, kuko yarakubaganaga cyane bimwe nk'uko ashaka kwishima, yarabishimaga ukabona ashaka kubikuramo. Yego, ku buryo amaboko baramfashije basa n'abayazirikira gutya ku gitanda, noneho nsigara ndwana n'amaguru, kuko ntibari kuzirika amaboko n'amaguru. Nuko nicyo cyangoye gusa nta kindi. Mu gihe wari uriyo, hari igihe twigeze kumva amakuru ko bitewe n'ibintu bamukorera ibintu bikanguka yibonaho, hari igihe nawe yagezeho asa n'ukurakariye. Ibyo bintu wabonaga ameze gute? Kubera yarababaraga kandi n'ibyumvikana, kandi ntiyibazaga n'impamvu babimukorera kandi mpari, ngira ngo nicyo cyabimuteye, kuko yarandakariye nibyo koko ararakara akajya namwegera ukabona arazunguza umutwe, ariko nyuma byaje gushira. Noneho ibyo bagiye kumukorera ahubwo ntiyemere ko babikora ntahari. Narazaga nkamwegera nkamubwira bebe ndi mama humura, nkamwegera nkamuririmbira, ubakunda indirimbo cyane, nkamuririmbira ngo ndiho ndamuririmbira abandi bari mu byabo. Barabikora neza cyane, yivumbuyeho gatoya, ariko ubundi turongera tuba inshuti, ntabwo byatinze cyane. Aho babaze ndabona hasa naho hakibyimbye, hari kugenda habyimbuka cyangwa nuko hameze? Habyimbye rero nuko hameze, ariko ntekereza ko buriya bambwiye pozisiyo ngomba kumushyiramo, ariko kubera ko akubagana shiduka yabivuyemo. Bantegetse gusa n'umwegura gutya akaryama agaramye ku buryo harambuka, ariko kubera gukubagana abivamo nyine, ngasa ari ugiye shiduka yanubitse n'inda, ariko ngahita mukuraho. Ngira ngo nuko hakiri habisi hazagenda hasubirana, kubera yuko hakiri habisi. Ntabwo hateye ubwoba, kuko iyo umweguye neza umushyize muri ya pozisiyo bashaka ntabwo uhabona, ubona hameze neza. Imiti mumuha muzajya muyifatira inaha i Huye muri CHUB cyangwa n'ubundi bizajya bisaba gusubirikana? Imiti bamwandikiye ni imiti bana hano iwacu twayibona, usibye ko nahaguze imiti myinshi nayiguze mu Buhinde. Icyo nabonye bitandukaniyeho ni kuri miligrame. Twebwe tuba dufite miligrame nini ugasanga uracimbagura kanini, ariko bo baba bafite ntoya. Nagerageje rero kugurayo imiti, hari n'undi muti wa siro bafite ino mbona tudafite, nagerageje kugurayo ubucupa bwinshi nka 5. Naragerageje kumuzana, ubwo nibishira nyine nzatangira ikose yo gucimbura kanini, cyangwa se Nyagasana avuga ati byarakize mwirorerere mwana binini ntabwo bigikenewe. Yego, reka tugaruke kuri Papa Shami. Papa Shami kuva ari kumwe akongera akagaruka, uyu munsi ubona ameze gute? Murakoze, nk'uko mama we yabivuze, mbona hari impinduka cyane cyane zigaragarira mu maso ye. Mu maso ye ubona afite ibyishimo, ubona afite morale, ubona hari n'imbaraga ziyongereye mu mubiri we. Hari igihe umubiri we wabonaga waracitse intege, no mu maso ubona intege ari nkeya, ariko ubu ngubu mbona hari impinduka yenda zitaraba nyinshi cyane, ariko dufite icyizere n'ibyiringiro ko iminsi izagenda iza, hari ikizajya kigenda kitugaragarira bitewe wenda n'ubuvuzi yahawe. Aka kanya hari abantu nifuza ko wenda dusa n'abashimira, ariko bikaba rimwe mu byikorera, ko hari abantu batagiye bahwema gutaramana namwe ku rubuga twabanagaho. Hari abantu benshi bagiye batarama, mama w'umwana yaba ari kwa muganga, ugasanga buri wese akeneye kumenya amakuru, ku buryo sinzi nimba wenda yarabonaga n'umwanya wo kureba, ariko akenshi ntawe yabonaga. Ariko hari abantu babaga bari hariya kugira ngo n'umuntu wicaye ataza kugira irungu. Abo bantu aka kanya bababwira iki? Murakoze cyane.
muri twe umutima wacu gushima, kuvuga ijambo gushima ryabaye basa bose, twumva tutabona hari naho dutangira naho duhereza, cyangwa se ngo tubone ikinyarwanda tubwiramo abo abantu badukoreye, navuga ibitangaza, badukoreye bikomeye, bumvise ijwi ry'Imana baremera ribakoreramo, rirabakoresha, abantu bariyiriza, abantu barasugutarama mu buryo no kwitanga, abantu baritanze, abantu barasenga, abantu baradutakambira mu buryo butandukanye bunyuranye. Twumva muri twe rero umutima wacu haganje amashimwe, nuko ari ibihe bya covid ku bwacu twumvaga ubundi twakagize igihe twicara nabo amaso ku yandi, yemwe hagira n'uburyo tukabibagaragariza, ariko bitewe n'umwanya n'amabwiriza yo kwirinda covid, yenda n'uburyo ntibudukundira nibyo, ariko ntegeza ko ibihe bizashira, Imana ikadushoboza, yenda ntitwabasha, niko mbitekereza, ntitwabasha kugera kuri buri wese, cyangwa se ntituzabasha kugera kuri buri wese, ariko igihe Nyagasani azadushoboreza twumva rwose uwo tuzabasha kugeraho tuzamugeraho, tukamugaragariza ko tumushimira bivuye ku mutima. Ariko ubu ngubu ijwi ryacu uwo rigeraho yumve ko twe n'urugo rwacu tumushimira cyane, dushimira umwanya, dushimira ubwitange, dushimira igikorwa cyakozwe mu buryo butandukanye n'aba bavandimwe n'izi nshuti. Ariko mwarimu komoje gushima, yenda sinabasha kuvuga buri wese ku mazina ye, ariko numva nabanza nanone gushimira itangazamakuru Icyerekezo TV cyabaye nk'ambasaderi cyangwa se nk'umuhuza wacu n'abo bantu cyatumye tumenyana nabo, aho bamenye ikibazo cyacu baratwumva, baratwitaba, nuko kudutaramira, bataramira uyu mwana, bamusengera mu buryo butandukanye, kugeza n'izi saha harimo rwose abataracika intege, bagikomeza kutubaza umunsi ku wundi, batubaza amakuru ya shami, badukomeza kutwubaka mu buryo butandukanye bwo kuturemamo icyizere, bwo kuturemamo imbaraga. Turabashimira cyane rero, bimwe bivuye ku ndiba y'umutima. Imana yo mu ijuru izabaduhera umugisha utagabanije. Navuze Icyerekezo TV n'Impanuro TV ntabwo tuyirengagije, nayo yongeye kutubera umuyoboro waduhuje n'abavandimwe, arabo mu Rwanda, arabo mu mahanga, amatsinda y'abantu batandukanye yagiye atuba hafi, ari mu buryo bwo gukusanya inkunga, yavuyemo ubushobozi bwo kujya kuvuza umwana, n'ayo masengesho atandukanye, n'amagambo meza yongeye kuturemesha adukomeza muri urwo rugendo Mugisha yagiyemo na bebe bakarusohora amahoro. Natwe kandi abari basigaye dusigaye tusa naho twihebye, twibaza ngo se bizagenda bite, bizarangira bite, ariko Imana no Imana dukore bikomeye, umwana na mama we bakongera bagahindukira amahoro, turumva tunezerewe. Rero ibi byishimo tubigira dufite uyu mwanya turabikesha abo bavandimwe, izo nshuti zakomeje kutuba hafi, nabo Imana izakomeze kubishimira kandi yongera ibyishimo nabo mu miryango yabo. Murakoze cyane. Murakoze. Reka wenda tugera ku musozo, sinzi nimba hari icyo kumwakongera ku byo mwavuze kugira ngo tugere ku musozo, nimba hari icyo mwabwira abantu kirenze kubashimira. Icyo twabwira abantu ni ukubashimira, byongere tubashimire, barakoze cyane, ari abatoya ari abakuru,
ari abasaza ari abakecuru ari imiryango yindi tuzi yuko ubushobozi bubagoye ariko ukabona muri duke afite aragufashije. Icyo nabwira rero abantu ni uko uburwayi bw'uyu mwana bwambereye ishuri rikomeye. Ibintu byo gufasha n'ubushize narabivuze ubwo Impanuro TV yazaga kureba uburyo duhagurutse, nize ibintu bikomeye cyane byo gufashanya pe. Ni ukuvuga najyaga mbona abantu bifashisha batakamba babwira bitangazamakuru ko bagowe n'ikibazo runaka, nanjye ngira umutima wumva ufite impuhwe, nkumva ikintu kinkoze ku mutima ariko nkumva simbonye icyo nakora. Nkavuga se umuntu udafite ubushobozi ngo umuhe inkunga igaragara wakora iki? Nkumva mparikiye aho ngaho nkumva nta n'icyo nakora. Ariko namaze kubona ko n'amafaranga 500 akora, ni ukuvuga ngo inkunga ntiba nto, nicyo nshaka kuvuga. Icyo nize rero nabwira abandi badukurikiye banadufashije n'abandi bose batwumva n'abataradufashije, ni uko inkunga itaba nto. Umuntu agutakiye akagutakambira akakubwira ikibazo afite, uko umuntu ashoboye kose yamufasha kandi ikibazo kikarangira neza. Niyo mpamvu rero ubwo isomo nakuyemo ari ryo gufatanya n'abandi. Sinigaye ngo ntanze ngo inkunga ntoya, ngo niba ari amafaranga 1000 mfite ngo ntinye kuyatanga kuko ari 1000. Oya, ntabwo nzatinya inkunga nzaba mbafite, nzajya mfasha uyikeneye kandi ubabaye nkuko nanjye nari mbabaye, kuko naje kubona yuko inkunga iyo ari yo yose igira ahantu ikuvana ikagira n'aho kugeza. Nicyo nabasha kubwira abantu rwose. Reka dusoze tubashimira ndetse dushimira namwe mwari mudukurikiye. Reka mbibutse ko uyu Shami nk'uko benshi mujya mubivuga ni umwana wacu, ni umwana w'igihugu. Si uko ari uw'ababyeyi gusa, nzi ko hari benshi mukunda kandi muhora mufite amatsiko yo kuba mwamubona imbona nkubone. Reka mbabwire yuko Shami aka kanya uko mubona ameze neza, ndetse n'ibitaragenda neza n'ubundi icyizere ni cyose ko mu minsi iri imbere azaba yatangiye kugenda, mukanahurira no mu muhanda ku bazaba bamuzi. Ariko ndabizi ko abenshi nanone hari benshi biyemeje kuzamubona ndetse atangiye no kwiga ishuri. Reka rero mbasabe kugira ngo dukomeze dusengerane, haba hagati yacu ndetse no gusengera Shami cyane kuko nawe ayo masengesho arayakeneye. Ariko natwe ubwacu dukomeze kugirana urukundo hagati yacu. Mama Shami arabivuze ati nta nkunga iba ntoya. Nuba nta kintu ufite mu mufuka nibura uzanoge gukoresha amasengesho, kuko dufite Imana yumva icyo umwana w'umuntu adashoboye. Imana yo ibiri hariya kugira ngo aho imbaraga zacu zinaniriwe nayo igaragaze izayo. Reka mbashimira abo twakomeje kubana. Shimire wowe urebye iki kiganiro mpaka kirangiye, nkwibutsa ko buri muntu wese igitekerezo cye kirakenewe. Nakagaruka rero, reka mbashimire ibihe byiza. Yego. Murakoze.